ni rusanga nagumugabo umugabo ni rusanga mwirwana numbare mwirwana nakutegeza abagabo bandi nibaza shiri please ibyanjye watwaye n'ibyo ngibyo ntwaye n'ibyanjye umugabo wanjye nayanze atayinguriye mbaye wande kanje karashotse ko numva umewe banguka hano ubwire cyatumye mpamagara igicuku cyose muraho neza umeze utese usindebye mu maso urabona ameze ndabona wahorose rwose ufite ikihe kibazo se ubundi cyatumye undaza ijoro mpamagara mwana wa mama none ndumva ngiye gupfa wicwa n'iki se nihagararagaho nigiraga ishyano ariko byanze bite se gutambwira ibaze iminsi reba nk'ubu ngubu umbujije akazi kose ibintu byose nabihaye ngaho kajyemo ngende nipfire none ngaho genda uricwa n'iki aho icyo ushyira akazi imbere ngaho mbwira tuza ndabona wa mugani wanasaze igira hino byagenze bite maze yanjye yihese kandi mbana nayo muri iyi nzu ni iyihe yindi ni umukozi bakuzaniye n'undi mugabo bakuzanye n'iki ni iyihe wowe washatse urimo kureba utyo se cyangwa uri kuvuga utyo ari hehese iminsi 3 atinjira urambwira ko ari hehe hajya hehese yancikiraye narakubwiraga ibyo ni ibibazo bihoraho aha hose n'ibyo bibazo nibyo byakunaniye bituma usa utyo se uza ahari se naho nzi turajya kumushaka indaya ziba muri aka gace zose turazizenguruka tuzishake dushaka umugabo wawe kuko mvuye namushatse ejo mu gitondo wajyana uwanjye hari ahantu ugiye kumbwira ngo umugabo wanjye yagiye mu ndaya yagiye kugenda arakubwira yagiye ku ikosi rya gisirikare yagiye mu butumwa bw'akazi niho yagiye utangiye gukurura umunwa niho yagiye none se umuntu nibe twarashwara tekereza indaya ziri muri aka gace zose ntabwo umugabo wanjye yagiye mu ndaya ntabwo umugabo wanjye yagiye mu ndaya tekereza nakubwiye ngo waza ushyire ubwenge ku gihe ese kumwohereza mu ndaya kubera iki reka nkwihorere ubu se uragira ngo nkugire yagiye ku ikosi yagiye mu kazi mbwira ubutumwa bw'akazi yaba yaragiyemo ku buryo utekereza ko yaba yaragiye mu kazi ntasanga ari mu ndaya ahubwo tegereza n'umwana ku mugongo iki tegereza n'umwana ku mugongo narababwiye umugabo ni nk'umubu wa saa sita ni wowe wibunze ukarya n'abandi nimugoroba umugabo umubu ntawe utarya ahubwo reka nibwo bikikugeraho ugenda ugura inyama uyikaranga urye unezerwe wishime ariko icyo ndi bugufasha ubu nonaha nk'umuntu wampamagaye ndagufasha kujya kumushaka tekereza ahantu waba uzi indaya nkujyaneyo tubanze duhiga indaya tujye mu rugo rwa mbere rwa kabiri turavayo tumubonye kuko ntari kure dorari muri aka gace ese mubaze uje kumwemeza cyangwa uje kunsenya reka da byose birimo uje kunsenya ndagusenya nkwibutsa yuko ugomba gukomera uyu muganga gutera urushinge se aba yobewe ko waje ubabaye nanjye ndakwibutsa yuko ugomba kuba maso niba hari indaya uturanye nazo ukamenya yuko mugomba gusangira uwo mugabo yamaye nka data ngomba gusangira umugabo wanjye n'indaya tangira nicyo kumbwira cecekaho kabyara tugende Oh, Amanda, what's got this one? Icyo byitwanse no kweli. Sashe niririye nawe buri kanya ngango birikire. Rero kandi umuntu babonye
bitse karanye mbona umugongo Cara mugabo mwiza nkunda. Nonese. Kuraryama. Kosho. Koya ngiyo nta buriri mugira. iyo uvuze iwanjye rero mbona bari hano nzo mu gisonga Amanda burya ngo ndetse nk'uko kumenya n'iki yatoreye kandi ngo ijoro ribara Numva bavuga ngo ribara warira yari ribara warira rero ngiye nkubwiye ibyanjye kwibaza niba ari njyewe bikubwira njyewe ubona ufite amafaranga ntacyo mbuze Chekari ndi tujya no gushakira no mu mikoki. Kose ko washoreye tukagiye. Reka kubiza. Washoreye tukagiye. Oya. Ndarambe. Uranda. Ndakubwira ko ndambiwe. Inshuti yanjye. Ko uzi ko shaka umugabo. Shaka umugabo wubahiriza ibyo tubahirije kugira ngo akuve impanda agende. Hari ibyo tubahirije nk'umugore. Shaka umugabo rero. Twagira ngo ndushinge ndi gushaka. Uzwagira ngo ni igitambambuga ndi kwiruka nkaho. Urushinge se kujya mu iduka karugurira yagiye mu mugabo niko wapfa kumubona. Erega abagabo ni nk'abana. Barakeneye guteteshwa. Dore bwa bushize bw'isoni bwawe wavanye mu rugo n'ubundi ubwo warabuzanye ubukubita ku mugabo none umugabo yaratoroye yarashisoni. Ngene nagushisoni ndumvira ngo ninshize isoni. Ne nagushisoni. Ubusenda kuyobewe na mama yarakuzira. Na mama wakubyaye yarakuze yambwiye ati mwana wanjye byuko ugiye kundebera umwana umugire inama dore nta nama zawe reka nkubwire ugende umubwire ngo impanuro atampaye nkiri mutoya aka kanya ntazo nkeneye none ko wahangayitse ibyaro ko ibyagiye ubwo yamubyaye niko ameze ubutekereza yuko utagiye gutekereza kurenza uko watekereza gukamenya yuko umugabo ari igitangaza umugabo ni Imana yo mwisi umugabo ni Imana yo mwisi iyo udahangayika ubampamagaye ntiwahamagaye umuryango wose ntiwawujuje ngaho wahamagaye data ngaho wahamagaye mama ngaho wahamagaye bakuru bawe bose ubu nanjye sinaryamye sinasinziriye umugabo wa kanaka yagiye niko ubu nta guhangayikishijwe n'abana wabyaye niba yaranakubereye mubi mureke umufate umenye uti abana baramenya ko data hari mama hari umugabo ntabwo umubonera kure ngo wiyemerere dore kuzi kuvuga umuntu uba warakurenze nyamuneka jya ugira ibyo uvuga n'ibyo ureka igihe wavugiye wari kwandika message ntabwo ari amagambo uri kumbwira ikibazo nyine ibyo nagutumyeho n'ibyo uri kumbwira nta hantu biri guhurira ubu reka tubanze dushaka umugabo nimara kumubona wenda ubone kwinjira muri uwo muhanano na mama ndabyemera azaza mpane niba naritwaye nabi koko hanyuma kucitse intege Komera. Bari bite. Wabuza aho unyura se? Wabuza aho unyura? Doretse gato kugenda. Doretse. Bare. Ntabwo nawe nsanze muri mode itari nziza. Yesu ni nziza amakene. Ujye umenya iby'iyikaritse ari nawe utanga amatangazo y'imiganda n'inama n'ibiki byose. Nahantu wumvise batanga itangazo ko babonye nk'umuntu wapfuye. Cyangwa nejo bundi ko nta murambo baba baratoraguye aho hose abagizi ba nabi baba barishe Kareka usije umuntu baherutse gukubitira fera beto hepanga aha nyine bamwibye bamushikuza telefone ameze ati ariko ni wa mungo kwa kazungu muri takabera nakubwiye ngo tujye gushaka umugabo ntacyo yabaye aharara byageze yarimfashe we anishobora byose umugabo arahari ushaka abagabo gushaka umugabo bakeza naramubuze aciye iminsi 3 yose naramubuze atagera mu rugo wa mwana agira ngo numve wenda hari ba bakobwa babandi njye n'umugabo sishanura yarabuze ntubwe n'umuyobozi w'umudugudu ese nageta ntanga amakuru y'uko umuntu yabuze ntarakiraho akanya umunsi we iminsi 3 umura akagenda gutyo gusa none se kuyatangiye no kunyubisha ukuntu ahubwo se reka ngo tubasha kugira ukanekera wenda ngiye kuyagurisha
twa dukobwa nyine twikorera ku giti cyacu. Sara umuntu ukagenda kararo nijoro rimwe cyangwa ntamaye amasangahe kugira ngo umuntu nahano umuntu agenda agatura. Argesha yaba yarashimye akamara y'iminsi 3. arashima Yes, ejyaga byose. Ya, dore niyo wabinyumvishije umugabo wanjye ntabyo muzi. Utanabyumva gutyo ukagira ngo umugabo wanjye ni indaya. Umugabo wanjye si indaya. Agenda ari indaya. Urumva wamukekera mu ndaya gute? Kandi nurumva atari. Ubwo nagira ngo abimenye. Muno mudugudu n'ahantu n'intanga hari indaya zitandukanye. Aho gukina umuntu yakoresha inama. Haziteye nk'imishito, haziteye nka kirida, hazimeze nk'imbwihunga inkoni, hazimeze nk'ihene ziri kurisha imihati. Ariko aho musanga nako aho namusanga. gira amahoro nshuti izo zimeze nka kirida rero wasanga ariko rero ushobora no kwa wasanga ari zakeneye wasanga ari hagera amahoro agahinda wibwira ko iwanye nta mahoro abayo. Uyu ngo numuvandimwe wanjye kumva ukuntu bari kumbwira. ubu koko ndagira Haragasani gusa. ubu koko ndagira nte koko agasengere ntabwo ngende kubyumva. Reka rero mbereke ikintu gihari kimwe. Reka ntanga itangazo mu mudugudu. Ryo kurangisha umugabo Ukuri. Kuko n'umuntu umugabo yabuze kuko hari ibintu bibiri. Ashobora kuba yarapfuye cyangwa se haravuze ikindi kibazo. Nta kuntu umuntu yamara iminsi 3. Reka njye gushakira mundaya nako mundangamirwa ngo ntago bakibita indaya. Reka njye guca mundangamirwa hose aho. Ariko naye ntacyo reka ngo naguhigira tukaza kuri no kwemeza. Ndetse Ubu gutanga itangazo. Wikoresha ubwenge bwawe. Nibyanga ni umunsi w'ejo. Nzaritanga ko nanone buri umuntu muri quartier n'ibibazo. oya nanjye ngiye kumufasha hari indangamirwa tugiye kureba. Yo karare hinga yo karare ganyo bakubitwa n'agace gahakane mutanga. Izina ry'Imana. So kugarutse kare. Ubu akazi kararangiye koko. Ngiye kunasinzira. Yewe. Urasinziriye. Ubu akazi kararangiye. Kandi umuntu afite ahantu mukiriye mvuga ngo nguraza ku mugoroba ntagarutse none bisuza akapana. Hungu uri kujya hehe? Aya mazi se n'ibyo yaguhaye. Não, mas eu abri com vangue. Não é sempre hoje kare. Havuga niko chaka amafaranga kwisukisha umusatsi wanjye urashaje. None isuta ubu ukoreye angahe? Ubu se bazaguhemba kwisuta nawe uboneke bwawe ndamurambiwe. Mwiza wahe? Uri mwiza wowe? Mwiza ndagazwe. Basi umugabo wanjye kugarukira amasaha umwe se ubona bisanzwe ubona. Niba umugabo mwiza. Mugabo mwiza utamba icyo nkeneye cyose. Mugabo mwiza utishyura umwana wanjye ishuri uko bishaka. Inshingano z'umugabo ni izihe? Mugabo mwiza utampereza igisuko buri cyumweru n'abandi bagore. Utampindije umwete uko bishaka. Uruhe mugabo wowe? Uruhe mugabo? Uruhe mugabo? Umugabo ni ukuri by'umurasha. Umugabo ni wita ku muryango. Umugabo ni ugurira umugore imodoka. Ariko mama ke niki ntakoze Wakoze iki se? ntamushimishe. Washimishije ryasa. Ese njye nicara mpoze njye mfukama mpoze ibirenge. Nabikoza wazana ibikenewe byose. Basi njyewe njye byose aho kugira ngo mbone ko mukunda kandi ngo agaciro kandi Urukundo rudafite amafaranga rukunda.
kwicira ubuzima Basi nzagusige muri iyi nzu. mbabari kugende nkibivuga haguruka ugende ariko mama papa muri muri ndebe uyu izi saha irategura ari gukora iki hano imbere nahereye mbumva mwambujije amahoro nari ndi kwigira mu cyumba none mwambujije amahoro mwambujije banzi amahoro bizarangira banzi mubaze warakora iki saha ubu aya baza y'abagabo mama maze kurambirwa ubu ni uruhe rugero uri kumaho umukobwa wawe ni uruhe ko reba ibintu rimwe mama bumwana namumwanya wongera ibintu byayo namumwanya nduhuke kandi ndananiwe ndumva maze kunanirwa pe yemwe abahana yemwe yemwe Bravo. Amakuru se. Mukomere. Bravo. Ni amahoro se muragenzwa n'amahoro. ngira uko mwifasha aho hepfo wanyu Bitwaye iki se? Ntago twisize amazirantoki. Mumeze mute se ni amahoro? ni amahoro Fab rero narinje kukureba Yego. papa keza n'inshuti yawe cyane Yego. Yabaye iki se papa Keza yarwaye? ntabwo yarwaye narinje kukubaza nyine akumbwiza ukuri Yego ndakubwiza ukuri. nta makuru Amakuru ye duherukana ejo bundi turi muri match ako haciyemo iminsi ibiri. hari sanganya Bwari bwijemo ariko genda ataha twari turangije kureba match y'Ubufaransa. nayo mwisho Imana ishobora byose ni ukuri ko Imana umugabo naramubuze kuva ejo bundi umugabo ntarataha Iyo umuhamagaye se bigenda bite? ntabwo anyitaba telefone ntaniri Umugabo uko biri kose si nk'umwana arahari buri araza kuza. Hashize igihe kingana iki? ni iminsi itatu ndakwinjiza icyo uzi ndabizi waje kenshi mu rugo mu tubazo twacu twaba twagize ibirori turagutumira twaba twagiranye ikibazo niyo wazaga kugikemura ndabizi nta kintu yaguhisha njyewe ubwoba mfite nuko umugabo wanjye yaba yagize ikibazo bunshi kujya kurebera ni mu bitaro cyangwa se aho muri za gasho hose zino nshigaje kurebera umugabo wanjye nta kintu yakubwiye Aho ushobora kuba unamukunda. Urabona amarangamutima uri kugaragaza ugiye yamugaragariza mu rugo iyo ahari. ari wowe koko wari umugore wawe yabuze ntabwo wamushakisha none se umugabo wanjye ndamwanga Asanzwe ambwira ko ari ivubi. None hano ndabona yitonze. oya atitonda so harimo gushakisha umugabo ahubwo tubwira igihe ubuse mbaye ndivubi sinabona kudwinze kare Kandi ndivubi naba nakurume tuzi ariko tuzi Ntari umugabo wawe. igifatirana n'ibibazo mfite ngo ngiye ngo oya ndivubi tuzi ikibazo Ndagufasha nkubwira igihe duherukanira n'umugabo wawe ariko ntacyo waba umpora. Rata tubwiza ukuri mwihorere dore afite ikibazo gikomeye Rero icya mbere yamuhamagaye kuri telefone. ntabwo ari kumva ashobora kuba yaranamborotse kuko ndahamagara bikavuga ngo dwi rimwe byonyine bigahita birangira niba ataramborotse baramwishe telefone Oya ariho. Cyakoze cyo hari umugabo twari kumwe n'abasiganye bita Kanyarengwe uriya wo mu ikorosi haratuye haraza parika. Bari kumwe na Kanyarengwe. Niba nimero itariho dushobora kubaza Kanyarengwe. nta mukobwa bari bicaranye
abakobwa se usibye bamwe bari gusereva cyenda abasereva hariho bari kumwe mureba neza mbabarira umbwiza uko ninkwereka izo ni inshingano z'abasereveri bagomba kureba abakiriya neza bimwe wakoze uvuga nabikubwiye bya bindi wakoze uvuga kare kose wamusiganye n'abakobwa yari kumwe na Kanyarengwa nyine nkubwira hariho abasereveri bari baduseriva ariko urimo kumukingira batubwire hari abakobwa mwari mwajyanye tumenye ko ariho batashye twe twari twagiye tugiye kureba match by'abakobwa nta byari birimo ariko ari kumwe na Kanyarengwe n'abandi nyine baduseriva nabivuze ariko none se ko mbona nta kintu kukudahangayitse kandi nkubwiye ko mushiti wawe amaze iminsi 3 yose ataboneka baba bafitanye amabanga ko mbona nta kintu bikubwiye baba bafitanye amabanga wambwishe ukuri hari igihe yagiye kuruhuka rega buriye kuko njyewe nka Fred yamaze iminsi 5 atarataka ntimunyumvira yemwe ntimunyumvira yaruhukira heza yaruhukira he atari kumwe n'umuryango ashobora kuba no kurara kwa Kanyarengwe abanyamabi yagiye kuruhuka rega ashobora kuza ukamuhoza ku nkeke reka nanjye ndabishishika kuruhuka abana umugabo wanjye agiye kuruhukira uhambwire ngenge nde mu rugo duhuke menye ko umugabo wanjye ari amahoro nta kibazo ntago mutesha umutwe pe pfa kuba nzi ko ari muzima nta kintu cyakoze icyo urababaye pe ahubwo njye nabyumvise umugabo wawe ni muzima madame ahubwo uyu mugabo azibanga umuntu yakubwira ngo umugabo yagiye kuruhuka Imana ishobora byose. Hey! Yesu wabambwe ku musaraba. Nani mwivuwe bikira Mariya. Imyenda niyi. Subiza. Mbabarira mbwire papa keza mu rugo. Mbabarira mbwire. Papa keza. Ahaga. Mubwire. Oya, ntago umugabo wanjye yaza. Nisa n'imanga tuvuga ko baramwishe bakimara kumwica abamwishe baraza bamwambura imyenda bayimanika aho. ese kuki utekereza ibintu ariko se abasubiza ntabwo bareba biba uko wambaye ikoti kugira ngo ibyo ngaho byo Jennifer. Hey! Niki ko mbere kumbwira ko ndi ko muri gusakura imbere y'urugo rwawe. Hey! Hey! Ese ni imbaraga z'uburozi. Ni imbaraga z'uburozi. Se mwabagore muragenda n'iki mwambwiye mu kihe kibazo. ubu busobanuro bw'iyi myenda wanditse ubu busobanuro
Ngwiki. ubusobanuro Ako murabasazi. ubusobanuro Mwese ahubwo murabaye mwateye muturuka ko ntabazi mufite ikihe kibazo. nakubwiye ngo ubusobanuro Mwe gute ahubwo niriya mwe. Nashaka iki? niyandi garuka papa ke ndavuze ngo utongeye gutsimbura n'ikirenge na kimwe ndakubwira ngo Shada uraje kiko bimeze bite? Ko mutavuga ikibagenda bimeze bite? Sindasobanukirwa ikibazo we ntacyo cy'ahanga. tukubaza nta n'icyo tuvuga uretse gato mubwira ikibazo urabona bishatse kigeze mu mushari gushaka kutwinga kuceri ushaka kutwinga ku cyo Ada numenyere. Numenyere mujye mugira ibyo mumenyere. Sheri. umugabo ejo naze nkubwira kare dore n'ibyo ubwo njye numiwe njye numiwe rwose aho mama njye unshaka wiki ariko abagabo mwabarimo ubu ni urugo rwo kuza kurara mutayi iwawe wese wamubajije uwarya imbwa ntiyarya neza wamubajije impamvu urugo rwanyu dusiga umva maraya sohoka ni maraya gusa se wa mushito we kirida imbwa yurira urugi iyo nirisha umuhanda sohoka hanze tuvugane mbere yo kuvuga ngo ni bande baje garuka nkwibwire sohoka reka nkubwire mama keza reka nkubwire uzi impamvu hano nta mahane natera kuri umurambo uri ntakigenda ko wapfuye ushigaje kurora kuraya ntunahamagara umugore wawe iyo utareba nta nubwo kaba kabaho we nitareba nta n'amazuru ugira nibura ngo umenye kuri ku mupfu wanutse ko mwanda mu mwanda ungana gutya umuntu w'umugabo nta soni niwarya ubwo ari yarya inzobe kweri reba ahantu uri waje gusesera reba ahantu wavuye n'aho waje wavuye hehe bati nta soni ushatse kwerekana iki nani mavuze gusa genda ubundi nta nabona akabuze iyo ubona ibi bintu sinakabuze ajya bavuga ngo iyi ntuzi itwaye inyamura yirekera ariko oya n'umugabo wanjye gutaha ahubwo naze gutaha atahehe tahe umugabo uramwuhagira agasubira ku murongo ukamwoza mama ke sumbashe ngo ndakora icyanga urakora iki hano uri kumwe nanjye ni muntu ki muri kumwe hano nibura iyo umwambika ko yambaye ubusa mama ke nawe ubwawe uriyizi nta na kimwe ntaguhaye ntacyo wansabye ngo nyikwime ariko nakuriyeho amahoro niyo mpamvu nanjye rero naje aha ngaha ku buryo wabona amahoro kuko niho mbonera amahoro ku buryo bw'ubusa bwaho ukaza gusesera muri uyu muheno wenda byemenda umugore mu bitwe wenda kwihangana sinjyabishobora ariko nawe ni wowe wakageze ukuntu wawe ubu ni njyewe utunyura aha hantu nese hari uko ntagize njyewe igihe hari uko ntagize nese ni uko nkwanga nanjye ntabwo nkwanga basi mbabare niba ni njyewe watumye utera intambwe ukaza hano nkanga uri kumunga ukamugira hano nkanga mbabare wiza kwiyahura aha hantu ubusanga menye warakuye ibirwara bingana bite ko niba umuvuvu nanjye watumye ugera aha hantu nkakuzengereza kugeza igihe wageze aha ngaha mbabare kuko ndabona kuko no kwiyahura wakwiyahura kuko n'ibingibi ni ukwiyahura pfukama usaba umugabo imbabazi kuba data kwiyahura mama ke nanjye gusabye imbabazi gusa ariko kugira urugo rwiza ntabwo ari kugira ibintu byinshi kugira urugo rwiza ni ukuboneramo amahoro niyo twarira amazi mukajya tukanywa andi ariko dufite amahoro
Changa. Changa. Izabasabira abagore. Urashaje muteme. Changa. Bana batemye bateba no mu bwonko bwanyu. Mube mugisha. Wa mutwakazi we urambaza iki? Umugabo ni rusanga nago umugabo ni rusanga nago mwirwana numbare mwirwana nakutuza abagabo banyu nibaza sawa ibyanjye watwaye n'ibyo ngibyo ntwaye n'ibyanjye umugabo wanjye nayanze atayinguriye mbaye wande kandi karashotse